byari biryoshye umugabo yaranzengereje ibaze nyine ko arazana niwe nkamubwira ndamukeneye akabyanga agahita agira utaka wowe ndahari ntuzanye seka ibiki shashiro wasetsa ariko bashirira amenyo ndeko nkumbuye kukubona useka ariko wamaze abo usekera barahari none se kuki umenyana n'abantu nka bariya ahubwo nakabaza icyatumye ushakana nawe cyangwa no kubera iriya ndafite bigutangaje saba mushiki wanjye oya nta nubwo mbyumva ngo baze kuba hano none se urumva baba he mbane nabo hano bitwaye iki kwinza ari nini uya bari abana ni bakuru ubu rero mwaje mwakweduye inda yanyu ibifu byanyu muje kurya ibiryo bya hano mwogatsindwa n'imwana narakoze mwogakubitwa n'inkuba mwambesire umva turi abagore batatu wowe ngwino wahashatse uri umwana araremereye dore rushyiraho ngaho neza ntazana rusitaraho none se na ukungana uku none se bakoko batabanje kwandura ngo bahanagure no kumeza naho bigeze ahangaha ndi njyewe ni naho bigeze njye mfere ibi ni bikiwe naho bigeze kongera kumenyera n'undi munsi n'ikindi gihe hasoni sheko atinze kugera hano cyane atinze nyine abantu nabanje kunyura ndabona ari umeze neza mwana gukomboye meze neza ariko watinze bagiye gutaha cha nyine turaganira uko bishoboka niba hagera nyine turiyeranje nta kundi gusa nyine bose neza cyeka nitugira ibyo dutegura nyine hahandi ariko nyine gutya byo bagiye gutaha kandi nyine ndumva ari ikintu umura nivo bavuga nta birenze Juriye kuca mu bantu ntunavuge sherekana nawe kuriya mwana nyine aba hano mu rugo aba hano mu rugo ariko no kuvuga ngo ikinyabupfura gira kirabazi baza mu mutambukano abantu gutya ntanabavugisha ariko ese uramureba heki nse ntabwo muzi nagombaga kumureba ariko nawe ntiyakwiteho nta mpamvu zo kugira ngo umwiteho ahubwo twikomereze ibyacu uri kwerekeza ese ko mbona usohoka kugenda tuganire gakeya amenye ko nawe ko tuganira iki nyine narinje kureba Julia ariko nawe twakomeza tukaganira ntari niko wanshegewe uri hano ukora iki ubonye se ndi gukora iki nta shuri rya shiri wanjye mvishe hano ari uwo hasanze ngira umuntu mwari muri kumwe kugisha ukuri ntawe ariko juriye mbwiza ukuri ni shiri wanjye mwari muri kumwe ko numvishe ijwi rye kandi nigeze no kumubona mbonye umuntu arenga iriye mbabarira umbwire nyine mukurikira urebe kariya naringize ngo niwe n'undi munsi ntazajya azana aje kundeba
akagusanga ujye umbwira numara kumbwira utugenda mu kikari mu kazi urumva urabyumva hari igihe uzabura byose ukabura intama ukabura n'ibyuma museke Jovi mbwira Gabi na Juliet bazana mbabwire Gabi bite Juliet umeze neza nicarana tuvugana abana banjye ntabwo mbanga cyagiye nabahaye amafi ngo muyoze twatetse mwatinze kuza ariko twabasibye ntabwo twayarya ngo tubime twatotoreye neza reka babazanire mufungure nta kibazo Javi zana ayo mafi abandi bana barya bana banje rero bana ba muryoherwe natubatotoreye ko murebana se muryoherwe turye mutumare Jovia nawe yariye yahaze ntabwo nkunda abana basuzugura ntabwo muzi ko kumena ibiryo ari icyaha bana ba mudutamire mutumare ntimugire uwo musigariza kumena ibiryo ni icyaha murabirya ndahangaha sinshobora kuzaguca inyuma ariko umwanda w'abakobwa mana yanjye urarya ari uko mbona ibondo ry'inka rigeze iriya nanjye uba wahereye ugenda ubundi nanjye ko nta kintu kiremba natwaye ubushaka iki nzagushakira n'umugabo Kigali bamwe utwara imodoka ese ku ishuri ntabwo bajya babanyuzura mwebwe asha ibyo bintu ntabwo nigeze mbibonayo pe urumva umwaka utaha nawe wajya gukomeza kaminuza sure oh my hari umukobwa nkunda uriya baherutse gufatira mu ntoki ari gusambana se reka ngende rero ntiwongere kununga urutoki wanjye urutese ushaka kuba umugore hariya ese igihe se waniga reka turigana se ya muri mfite rero inama ndamara iminsi voyage Grace nabaye nk'ujya kumutera ushobora kubukunda kandi Gume muganira okay merci banjemo akanimero kawe noneho duhere kuri iyi shapitire ya kabiri halo Oui. ngiye muri douche sinongeye gusanga wasinziriye baby mbabarire kukubwira iyo ngiyo aragukunze aya ntabwo ari njyewe uyu munsi uzantera inda uzi ibintu mukuru wanjye yankorera kize ntere ndugira ko burana papa wanjye ntabwo yateraga reka noneho nze mufate reka mfate akamoto simbishirika mu kazi ntabwo yigeze nshinga sheri ikibazo gihari ni iki sheri umaze iki mudashaka kuzuza inshingano zawe nk'umugabo ariko se ko mbona mumaze gukura ni gute muvuga ngo ntacyo mwebwe ntabwo mureba koko njye mba mbona nta birenze to thank you sheri
Bye. Utagiye kunyivangira mu buzima muri iki? No. Shuro ni iki? Kuki Prince yankora ibintu nk'ibi? Gusa musaza wanjye yarambwiye nanga kumva. Mutesi wanjye seko nziza mugoshe kajagari Morning, babe. Oh, sweetie, how are you? Look at this, it's such a big. Ukuntu berewe uzareke reka bikwihere cyangwa ushimisha rwose dushaka gukora ka breakfast ahubwo birambaje kubona wisubyuka Njye kunywa amazi. ndashaka gukora surprise kuko numva ndashaka gutekera neza muri toto Nanjye ndetse burase. ni ukuri abantu ahubwo urakobereye Tara! Bimeze gute si byiza? Byiza cyane nasinzire neza se Meze neza. Wowe se? Ameze neza. Ngaho ameze uko ateke nyine. Akubana mfite amasiko y'ibintu byo guteka. Cecekere ndasoje Sawa. Sheri Akasheri wagira gakunze. Zose cyo byose kuziririmba. mbasha abize ko najyaga nkuririmbira Sheri ko nyine komeza uteka. mukanya ndaje nkuzanire ariko gira ko mbaraga nakunda kuza hano cyane bakundana cyangwa nabo mukundana Wapi ntabwo dukundana. nisi ko akunda kuza kukureba cyane nisi ko mukundana Ntabwo mbizi. Gusa nyine mbona anyireba kumenya nyirebeshwa. Ariko ndamye ntabwo namubona. shangiye uko biri kose mba mbona ndanagukunda nukuri shangiye mbona uriya mwana ari na mwiza ntacyo atwaye mbona wamukunda kuko niba ufite undi mukundana Oya mbona yatereta abakobwa benshi. atereta abakobwa benshi se hari ikibazo hari igihe atereta benshi akaba ari wowe wahitamo erega abasore b'iki gihe nta musore utereta umukobwa umwe kimwe n'uko umukobwa ntawe ukunda umuhungu umwe abakobwa nabo baratendeka Oya reka. Njye nkunda kurya njyenyine ntabwo nkunda gusangira n'abandi bantu. isangiwe n'ibyo biryoha mwana Ibyo tubive ahubwo Emi igihe agendeye kubanza shayi nk'ibiriya wasanga ari kumwe na twa duhungu bajya bakunda kugenda nabonye hari uduhungu bakunda kugenda kandi baratinda cyane mbese uba hari ntabwo abona ko imvura imeze nabi. gusa nyine ari umuntu mukuru se ntacyo bitwaye reka dukore ibyacu ubwo nyine naza buriya se ntari ujye kwahirira cyangwa we Oya nta mpamvu agomba kumenya ariko turi twenyine. Nkaza akaturi hafi. mbizi ariko nyine buriya kanya wenda ashobora kuza nawe ni umuntu mukuru rega ariko nta nubwo ajya akunda kuzerera sinzi ukuntu byamugendekera Ubu bari se muri irwa. erega turirirwana ariko umwanda w'abakobwa mana yanjye amasuka imikubuzo imihoro mu muryango koko abana b'abakobwa uza nk'ubu umuntu aje akawugwamo Iby'imikubuzo ni ibyacu. Turekere. Inka yari. igihe usa ubu ngubu ugenda agendeye mwe mwakoze iki ubu wasanga mutanatetse genda yisoze icyo akoze abimbwiye ntabwo murateka nk'ibi ni iki koko mana yanjye dore amazi
ukore byose yewe mu kanya gato mu nyaki kuza bigiye nirire nta kindi Twari gutekesha iki n'amazi ahari? usa amazi nasizanga yagiye Igihe wari wagendeye se. ndabona amazi twayanyweye cyangwa twayoza neza amazi aho kuya mu gukora ese wagira ngo tube nka umeze nk'uwirirwa hano hanze mu itaka ariko se ubundi reka nkubazemi igihe wagendeye inkira rye ryari yego muragira n'impamvu akanagenda impamvu yo kuki utatubwiye izo mpamvu nyine ngo tubimenye tube twahirira n'iyo urarya ari uko mbona ibondo ry'inka rigeze irirekera banza mungaburire mbona imbaraga ntabwo nkubwire urya iki ndabona muri mujya kubuza noneho ugenda imisozi umaze gukura se utwana twaje maze gukura abakobwa babiri muricara ngaho ngo zijye ngo muteke murakubura nanjye nicara inama nudusakurize urumva ntusakurize umaze kubyimba ubwo wiriwe uzengurukana na baba umaze kubyimba ahubwo mwebwe mumaze kubyimba ko ariwo mugabo dufite hano mu rugo nkaho ufumariye ese ni umugabo wanyu niba utari umugabo wacu ni musaza wacu gusa twagusigaranye ngo umare iki iyo waragiye kimwe n'abandi erega turaduhungu mugendana ni natwe tubishuka kana nigendera kwaza gere mu ndeka wa ushaka kugenda gende ntugaruke nta n'isoni sitangiye bibi byatetse biraryoshye ngomba kurya bro gazi guteka umaze gukura twabyumvise ariko isubira ugisha igere ngana kamubwire rero abana kari wagiye gusigara hano namuze sibyo ngiye kujya ku ishuri usigaye mutoya hano ndabona muzehe kashaje kuvuga ugomba kujya wita kuri muzehe uko bigomba kugenda sibyo kuvuga ngo nanjye ikintu ngiye gukora ngiye kujya ku ishuri niga ejo bundi nzaba ndangije university urumva nimara kubona akazi nzaza nkujyane i Kigali mujyane urebe imodoka bihari ureba amataro i Kigali dore hari imihanda none igiye imeze gute imwe hejuru y'indi imwe hejuru y'indi uzi ngiye nkigeraho bwa mbere nkigeraho bwa mbere njya kwigayo bwa mbere ngeze iyo mbona ahantu hose nta matara mbona amamodoka nkavuga se harimo n'izamuze biraje ariko bro nawe ntukansuze ngo n'izamuze ugerayo ukagera ngo ubundi sister yanjye cyo nakubwira urabona ibishyimbo bireze cya ibishyimbo byo turabyejeje noneho rero hari ikintu nashaka kukubwira kagira inkuru kandi nawe ukunda inkuru ugira amatsiko uzinera amatsiko uri kuvuga ngo hari umukobwa nkunda nkunda ariko wumve ngo nkunda n'umutima wanjye wose kagira inkuru umuntu nazi ninde bro sozi wa mukobwa hano hepfo kwa Karoli ndahareba rwose hariya sozi kwa abakobwa babiri n'umusaza wabo Emi ndabaruzi ndabazi bariya aba ngabo ubwo se ninde muri bariya bro Garasi uramuzi gwende Garasi we Garasi uriya w'inzobe se yewe data we uriya baherutse gufatira mu ntoki ari gusambana se Garasi se ya Garasi n'umwana witonda bro ndagukunda nawe urabizi kandi ndanakuba ariko ibyo bya Garasi karakaraka ntabwo wanyangisha Garasi uriya mwana aritonda urumva aritonda ndamukunda uriya mukobwa ngenda mwizeye bahora bamufatira hariya hepfo ku rutoki ntabwo ari Garasi ubwo n'ubundi ntabwo ari Garasi ntabyo nakubwiye se ahubwo ntabwo bimbwiye baherutse kumufatira ejo bundi mu rutoki ntabwo ari Garasi wanjye oya sister mbabarira Garasi wanjye yaguhaye ibiki reka Garasi urabona yagenda yinyunga agira ngo ari igihe muturuka inyuma mbireba kwahita numva ubwuzu buranyuzuye kuvuga ngo namwikura sister ntabwo byamundi ndakurangira undi mwana w'inshuti yanjye shawe ni munini aya umuntu birirwa bamukomera hanyuze hose bamufata aho nyuze hose aya Garasi aritonda Garasi aritonda agira n'ikinyabupfura ni ukuri ntabwo nakanga Garasi Garasi uranandera agira reka mwereke rero bro
aho kugira ngo dupfe ubusa reka tubyihorere reka tubyihorere ariko garase reka umuryango we nanjye wumve ko garase ntamureka aho kugira ngo induru zigeze warazivugira iwacu ntago nahara garase nakwemera wanjye niba nzicara nkabikuganiriza neza niba nzabiterura nkabishyira mu mutima wawe ariko wumve ngo ibyo tubire unabyibagirwe nizere ko binarangiye ese Fiona bite byiza kwishuri se bite shuri biragenda ese kwishuri cyane ntabwo ajya banyuzura mwebwe asha ibyo bintu ntabwo nigeze mbibonayo pe mwananjye mwarakize umva nkubwire wabibonye ko kuri Instagram ko Oprah afiteho new look imeze nk'iyanjye shani wewe uhora nayo mu visi njye hari igihe nk'ubu nazo mfite ntabwo nigeze ndeba sinamushaka ugera ngakubwira ama MBs come on Fiona wagera ugiye nawe si ko ntakubeshya nawe komeza umbeshye nta kibazo ntabwo mbyizeye uze kundemera nyine nabi nzi kujyaho ndebe ase ubwo wagireka koko noneho sheri wanjye natahanze kumubwira ati uko nyine ifata kandi ntabwo ari bubyange ngiye mubwire we yambwiye wowe okay fine ndaza kubigukorera oh my god come on ndabikora okay fine ndabikora yego urakoze umva reka nze itangira kwitegura kandi twaragiye gutaha sawa hagiye gutaha ntabwo meze nanjye ndebe ibintu biriho hano kubaza kubatubangirira riba ubwo se urabura kujya muri dushe nyine ngo sheri wawe asange come on ndamutegereza ze hano ndamutegereza tujyane se ucyumva ko nakijyana mbese ubwo ugomba kuva ku kazi ukajya muri dushe ujya mu cyumba ukabisanga ndarushye tukamutegereza tujyane sheri urabona ko tugeze ku muhanda tugiye gutandukana ese byagenda reka ngende njye kwiga ariko ndababaye kuba ngiye kugusiga ndi kwibaza ukuntu ngiye kugusiga n'ukuntu uri mwiza uko Francis sheri koko nanjye ndumva ntagenda sasa rero imbere cyanzagukumba nyine mbere yo kugenda izeye kutazanshira ntabwo nabikora urabishwe sinshobora kuzigira mwemukira okay nsezeranye ko utazigera muca inyuma sheri ndagusezeranya sinzigera muca inyuma niyo byagenda bite sinshobora nyagasana azabimara urabishwe sinshobora kuzamenya uko yabyumvise I promise ese ubu nakureka nkajya kureba abandi bo mu mujyi okay dear uragiye ariko ndababaye ntakundi byagenda hano ariko nzaza kugutwara twabisezeranye ngiye kugenda gushakira akazi mu mujyi nzaza kugutwara kandi nzaza vuba okay sibyo ndishimye reka ngende rero kuko urabona n'amasaha aragiye sibyo hangane nyine bibaho mu buzima sheri zagukumbura cyane pe Sheri karibu ni karibu sheri neza nari kumwe na Fiona turi kuganira umeze utese sava ku kazi byagenze neza ndabona nawe cecekere cyane nawe ari kunserereza nawe utegereje ngo tugirane nyine tugende tugafata dushuri nyine birumvikana mbese urumva bari kujyana koko nanjye naje mfite ubunebwe niyo mpamvu ibyo byavugirwa he none se ko mbona wifuritse byagenze bite ntabwo ubonye imvura iri hano hanze yo kuri meza imvura iri kugwa wowe uzi ko wajya ahubwo wowe nta nubwo wayumvishije ari muri modoka iyo na sava se umunsi wagenze neza n'amasomo cyane mwebwe sava umunsi wagenze neza biragenda sheri urabona ko Fiona agiye kurangiza haba rero no kugira kwitegura umwaka utaha ugatangira amasomo
niwe koko se shemambere nukuri nawe ntabwo wakivuga nishimiye kwicara urabona igihe tugezemo nicyo kwiga kaminuza wavuga usuka ari ndambiye kwirwa ndano ngiye nyine urumva mva ku kazi kare nategeza kutaha cyane nawe ni nkaho mbese ariko ubona ko feri ya mbere ndukira mu rugo nakweli umwana namushinje ibindi by'abandi bavuga ngo bajye guhura n'abandi reka byarananiye nakomeje kubitekereza ariko ndabona se ariko kurangiza no kurangiza umva igiye kuzajya ibyumva nyine nawe ibyo wajya guruhira reka tuvuga ko n'ukuri ko sinavuga umva iramba nyine bigaragara nk'umuntu wacu mwigana cyangwa zakwigendera azakigina muzavuga ko ari mukuru Yano uvuga ko ari mukuru ntabwo mwigana kubera ko warakutanye ariko aduta nyine mu mashuri ariko mu myaka ntabwo ubu kugenda akaba aguherekeza akakwereka inzu ugomba kugeramo ahubwo se kera ko wageragezaga none urumva uzabikora ni ukugenda nyine ngo nyabyutse ubwenge nkayaka bugikora neza cyakunaniraga n'imibare nako nawe mbana n'umuntu w'umunyebizinesi ngo mbe imibare ntayizi ubu kuri inshuro imibare ntayizi kubara amafaranga bitandukanye n'imibare ya kaminuza sheri nzagerageza nawe ariko mana yanjye uri kumva ariko ndetse reka mvuye sheri erega nubwo ibintu nyine biba ariko nyine I can try nagerageza nzaba nkubona umupira nabwo nyine abishyira mu mutwe yuko yenda tumureke bye shushu ngaho rero turaje nakumva halo ndakumvise noneho amakuru Prince, bimeze bite? Ni sawa? Shori ndarimenyereye rwose. Ndarimenyereye ndabibona. Kigali rero, Kigali yaranyakiriye. Uracyari umuryozo. Buriya byashoboka. Urareka nizere ko bizagenda bize. Dore ikintu rero cyabanje kugutungura. Kigali impamvu gukomereye ni uko wavuye mu cyaro uraza ugomba kujya kureba amageto ugomba kujya kureba ahantu urara ni ibintu bigoye cyane. Ben bite amakuru umva sha musheri umva hari imodoka zanjye bari bohereje nari nababwiye ko muri buze no ni imodoka 40 nari natumije sheri wanjye ni imodoka 40 rwose hako cy'umuntu mukuru nuko ashaka kwigira nk'abana ariko ishuri hariya ku ishuri hariya twiga mbona dufite professeur w'imibare imibare ntuzi ko niyo numvaga segonderi ariko niba hari ikintu cyangoye somo ry'imibare mibare muri university ikomeye kuriya ikunanira mibare uzi ko muri kaminuza imibare ye ya mbere yoroha buriya ngiye nkigera muri kaminuza nabanje gutungurwa bwa mbere na mbere no kujya kubona gahoro ubu professeur tungana reje kuyigira ariko bya bintu byo biba bisekeje nanjye byaracanye oya nago wow ngo umva Beni wabaye uretse nkaza kuguhamagara gatoya mu nyuma hari ikibazo merci ndaza kuvugisha merci beaucoup ariko rero
ushobora no kuba uri gutekereza kuri Grace. Grace we niyo mutekereje no kuryama mana yanjye. Niba hari ikintu kijya kingora nukubaho ntakibona Grace. Uzi ko ntaguciye mu ijambo. Nagiye kumutereta nteruwe inyuma. Grace ntago yakwemerera. Buriya Grace twakundanye tukiri bato. Buriya twarakuranye dukundana primaire secondaire. Oya n'umuryango we urakwemera. Baranyemera bariya n'inshuti. Buriya uzi Grace uramutse umuzanye ukamukura mu cyara kazi Kigali. Nta nibyo ntekereza ubundi. wambaye neza no kugerageza by'abasaza ndabona no gukora ikindi amasomo ari biragenda nta kibazo ya narayero ntakuvugishije nasanze wasinziriye mfite inama ariko nari nabwiye bombe sinzi niba yakabwiye yego yari yambwiye ngo baga ibintu byose nyine ngo yabishyize mu modoka nta kibazo bimeze neza okay bombe nari namubwiye ndizera ko byose yabishyize mu modoka mfite inama rero ngiyemo ni iminsi 3 cyangwa 4 ikibazo pe mwiriwe ndabaderanje twari turimo tuganira hari ikibazo bajoyinize hari ikibazo nta kibazo watugera utsote okay merci ushaka ko muri abahungu beza ni bisanzwe ni gano hepfo ariko ni gano kuri universite uziko ariho nshobora kuba nkuzi wowe wese nitwiga witwa ako usikiye umuhungu muzi yitwa Maurice uziko Maurice bite amakuru yawe nta kibazo rwose wowe witwa nitwa Prince witwa Prince wow ufite akazina keza wowe witwa nanjye nyine yitwa Pasibu ariko iyo dushaka nyine unyita bo nta kibazo nizere ko muzabana mu rugo ariko musimburana na madame mukuru wawe mukagerageza kujya mumutegura asigaye mbona asigaye afite ubuntu bw'ubunebwe niba ukubera ko amasomo ari asigaye ameze nabi kwiga niko bimera biraga byamubanye byinshi ariko ntacyo turabyitaho ubwo namwe tuzatuvugana kuri telefone nta kibazo nta kibazo ya usigara amahoro rero nta kibazo nawe Imana ibarinde yego bon voyage merci ushobora kuba ukunda akantu niyo nguyu Maurice akunda ashaka kuba akunda akantu pe ariko anyway it's okay nyine facture baze kuyishiraho ngewe nta kibazo amafaranga se nyine ni nk'inda ku mutimbi kuri njyewe ni byiza urumva ko ari byiza none se wowe biteguye Prince uri mushyashya hano ndi mushyashya hano mushyashya hano kuri universite ya ntuye hano hafi ntago ari kure aho nkodesha ntago ari kure cyane ishuri ya okay wacu ni mu ntara nyine wowe shawo natanyibwirira naza gusura akugera ngo ndi mushyashya hari warasanzwe ariko ufite impeta ndabona ndima ariko nyine ko maretse nago biratubuza kuganira ndabeshye nta kibazo okay bon numvaga ko niba nta kibazo twamenyana bikanajya kure like nyine tukamenya twanga abashuti nkajya mbasohokana ibintu nk'ibyo hari ikibazo nta kibazo kirimo Maurice urabyumva ariko genda muzi uramuzi cyaba Maurice twigana se Maurice wimwishinga mwihorera so nyine ntabwo nahise ko muri bunyakire gutya like nyine ndatunguwe reka mbereke n'abaciye mu ijambo reka njye kureba barman hariya kandi koko hari inzoga twe twamutse bitagiye ahubwo ndimwo mbona batinda sinzi ibyo bari sawute nari bubanguke Fiona urabona amasomo bimeze gute amasomo biragenda nyine biba biraho ushaka ugomba gushyiraho umwete nyine ukiga cyane njya mbona utabyitaho sinzi ibyo uba wibereyemo sinzi ibyo ari byo bombe amasomo y'iki gihe ko ubona ukuntu bikaze umuntu anyuzamo nyine akaruhura mu mutwe wawe amasomo mu mutwe wawe ukazabivamo turi muri vakansi ariko ntabwo ari umwanya wo kurangara tugeze mu myaka igoye tuba tugomba kwiga cyane kugira ngo tuzagaragaze umusaruro icyo twamaze ku ishuri
niyo mpamvu amasomo uba ugomba kuyitaho ukirengagiza ibindi ibyo uzabijyamo nyuma urangije amashuri yawe. mwana bombe nawe uranzonga. Reka jya umenya kugeza mu mwaka wa nyuma uba ugomba gushyiraho agatege cyane kugira ngo uzabone umusaruro. ndagerageza nyine. Mba ngomba kukugira inama kugira ngo ejo bundi hatazagira ibikurarura, dore ko nabonye hari n'udusore dutangiye kujya tukwinjirira tukwiyongoza gake gake. Watangiye bya bindi byawe udusore se watubonye? Ndababona ugera se ngo simba ndeba. Ubwo natangiye mbabara ariko amihoreye ahubwo se ubuvuzi bw'udusore uranyeretse. Ubu ubona mukuru wanjye mbona yarahindutse. Sinzi niba ariko nawe ubibona mbona yarahindutse. Mukuru wawe yaranyobeye neza neza. Ubu se wavuga yuko ari none se pasi karame wanyemereye nkazaza iwawe ukasobanurira ko ushaka gusobanurira. Reka nkubwire bu, reka nzazi iwawe basariho gusobanura kuko iwanjye ntabwo hameze neza. Surprise, urumva iwanjye haba hari urusaku rw'abana, dufite abaturanyi bafite abana batoya baba basakuza. Numvaga ko njyewe nazi iwawe, numva ko ari cyo cyamfasha. Ni ukuvuga ngo byaba byiza nje iwawe kuko iwanjye nta ntebe zihari zo kwicaraho, n'amatera njyamo n'imwe y'abanyeshuri nyine ya segonderi yo niganaga muri segonderi. Ntabwo njyewe biragoye rwose. Njyewe icy'ingenzi ntabwo ari ukureba niba ufite intebe ufite matera, ibyo nta kibazo. Terega ndi umuntu, ntabwo njyewe icy'ingenzi ari ukureba iwawe, ahubwo njyewe ndasoga nyine gusa nawe ukansobanurira. Okay, ntakugoye, sinzi ukuntu uzabifata. Reka uzaze kuko uzabifata nyine nuko tuzabyakira kuko uzabisanga nuko nguko nakundi. Nta kibazo kandi merci kunyemerera. Cheers, nukuri biranshimishije. Welcome. Okay. Shangiye nsigaye mbona ateye ubwoba muri iyi minsi, sinzi ukuntu yahindutse pe. Shabiya mukuru wawe ibyo byabaye amayobera pe. Njye nibaza ikintu aba ari gukora buriya kikanyobera. Niyaje azi noneho twakomereza aho nari ngeze cyangwa oya nta kibazo. noneho duhere kuri iyi shapitire ya kabiri. Halo? Oui. Ese ko ndeba uri gutekereza uri mu biki? Asi Prince kamusa. Twashe tuje kwiga. Ni ibiki uri gutekereza? Prince azana gusaba ikintu kimwe. Nambwira. Tezamata. Wanyemereye koko ukareka nkakwimura koko ahantu kahava koko. Oya, je hano nta kintu hantwaye. Hano nta kintu hantwaye. Kandi wibuke ko ufite umugabo. So ubizi kuri Marese? Erega kuba ndi Mariye ntago cyo cyatuma ntakwimura. Umugabo wanjye n'umwana mwiza nta kibazo cyo. Yabifata gute ko? Basi uzaze kunsura kugira ngo nkwemeze yuko umugabo wanjye ari umwana mwiza. Uzaze kunsura urebe mu rugo wanjye n'umugabo wanjye umurebe. Nukuri nta kibazo. Unanyemereye ndeshe mu gitondo wakimuka nukuri. Bo. Ndaza kubitekereza ariko nje numvaga hano nta kintu hantwaye. Ako reba umuhungu mwiza nkawe. Reba mana yanjye jewe ndumva binteye n'ubwo. Ese ntabwo bujye ugirira hano. Oya, nta kibazo ngiye hano ndahamenyereye, nta kibazo ni mu rugo. Nanjye iki uba wahereye ugenda ubundi ko nta kintu kiremba natwaye ubucaka iki wagiye he nagiye umva nagize harakureba banza umbwira ngo wayikuye buri sawa wayikuye wowe wakigira amafaranga yo kugura isaha nk'iyi wowe reba ntabwo indeba yanandire ngiye kuvuga n'umusaza wawe urabyibuka uri musaza nyirago bivuze ngo ngenzure bareka nkubwire ajya umwana w'umusaza ibintu sigaye warihaye mu iminsi gaza gukora ufite umubyeyi mwinshi cyane gihe wanambona wangira utese aniso nakugira nti karagahungu gasigaye karaguhinduye urumva ku buryo nanjye bisigaye bintera umujinya byo ngibyo birakureba bitandeba se ntabwo uri mushiki wanjye yagenda ubu uri kuntera umujinya jewe wowe uzajya wirirwa utanyegera utwurira ngo ukore uri musaza wacu nikaramuka ko guteye inda wowe ubwira ahubwo nikaramuka ko guteye inda ndisubiriremo kazangarukira nk'uru rugo muri ni karibu rero mu cyumba cyanjye dore zango niraye ahabonye none nanga mateka arahinduka njye narabikubwiye mateka arahinduka none se
uri umunyeshuri kunzi ko nta kazi ufite ukuntu. Njye ndi umunyeshuri none hari akandi kazi uzi nkora none se urebye imyaka amaze ino n'imyaka uhamaze ni gute ibi bintu waba wiga? Oya wa mugore se sinakubwiye ko yampodeshereje nubizi ko musobanurira numvise ko kumusobanura gusa byahindutse bite? yarampodeshereje akira mu nzu nziza nta kibazo ubu mfite. Reka nkubwize ukuri Prince ubu urambabaje. Mubabaje nise kandi reka twicare mubwire. ayicara umva ibyo ntabwo bikora nawe niba ushaka gukunda umva reka nkubwire ukavuga wikwigira iciza njye nzakwereka usigaye warize no kwiyambarishwa nka mama uri kundakaza njyewe uri kundakaza urumva tuzabonane kuzaba ureba umunsi kaguteye inda ntuzayinjiza muri rugo ntabwo uri papa ntabwo uri mama umenye yuko uri musaza wanjye none se katari uzayitwita ufite ikihe kibazo nimba atari njye nzayitwita se uzayizana ahangaha icyakoze uzagenda uyimushyire urumva uzayimushyire ntabwo bindeba noneho ntabwo bindeba noneho birandeba aho umugore yarankodeshereza ureba se ukuntu hameze meze neza rwose ndaryoshye. Urishimye nyine? Ndishimye. Ubwo urishimye cyane rwose. Reka mbanze nkwibarize. Njyewe wa mugore yarankodesheje cyane. Ubu ngubu ugiye gushukwa n'abashugwa mami neza neza. Hakashugwa mama nshuti bigira umugore ko musobanurira. Ibi bintu ntabwo mbyumva. Ni ukumusobanurira tukiga nta bindi. Grace. Grace ni inshuti yanjye nyine suzi gahunda mfite kuri Grace se. Grace nta kibazo uriya mugore ni ukumfasha gusa nta kindi. Nyamara ugeze mu mujyi wa Kigali. Oya. Ibyo ntugira ikibazo muri. Ntubizi se ntubizi aho twaturutse ntuhazi ni habi ndahazi. Ngeze nabeshya Grace. Ni gute umuntu ava mu rugo akaza akagukodeshereza afite undi mugabo? Reka nkubwize ukuri. Ngiye kuva hano ngende njye mu cyaro njye kureba Grace. Mu cyaro gukora iki? Musobanurire buryo kureba Grace utangiye kunyivangira mu buzima muri no wari inshuti yanjye ariko twayiga umve Grace umubwira ngo uramukunda umubeshya none ndebera reka nkubwire muri nturi inshuti yanjye Grace ntabwo urambabaje Grace ntabwo urambabaje ijana Grace ndamukunda njyewe ubwo Grace azava mu cyaro asanga umugore yaragukodeshereje ubundi ajye mu nzu umugore yagukodeshereje Grace afite gahunda kuza kunsura vuba Prince icyo ujya yagukundaga ariko no reka mubwire oya ntukivanga oya genda ntabwo umuntu wivanga mu buzima bw'umuntu oya genda niba izo nzangwa oya genda ntukajye wivanga mu buzima niba izo nzangwa zawe nzamubwira oshi genda ntukivange mu buzima bw'umuntu genda oshi njye nanga n'umuntu ugira umwesha umutwe ubundi uriya ni inshuti yanjye bwoko ki ntagenda reka nabijya Ça va. ntabwo narambiwe. Fiona ni ubimbwiye shaka waje. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Meze neza? Yego tura. Ni karibu ushobora kaza neza bisanzwe. Yego urakoze. Ariko nishimye nuba ahantu heza pe. Yego? Ahantu heza cyane. Nshobora ko nagaye nk'ahandi uba. Urakoze cyane. Hari hase nyine nuko nta kundi. Ese bakwakiriye? Bakwakiriye? Fiona ntabwo twari twavugana ariko nta n'icyo namusiga. Okay nacyo. Twakirize iki? Mama amazi. Amazi? Sure. Fiona! Fiona! Use ku ishuri? Ku ishuri biragenda nta kibazo. Umeze neza? Yego ntabwo ndabona. Ni ni heza. Tapi wasuzuye. Kandi ukuri wa mwaki. Sawa rero. Murambirwe? Aya. Ndaje. Hiyo. Amakuru. Meze neza. Fiona. Meze utefi. Meze neza. Nakwishimiye. Ukora iki? Njye n'umunyeshuri muri kaminuza.
nigana na sister wawe Nigima mwarize imbere yacu ntabwo ari imbere yacu ahubwo se reka nkwerekere sibyo mfite agatekerezo rero sinzi niba ari keza ariko mfite agatekerezo wampaye akanimero kawe niba nta kintu bigutwaye nyuma akanimero kawe hariho igihe wenda najya mukenera nakoze Fiona nagusaba akantu gato nta kibazo ndashaka gusohokana muri weekend hari ahantu hari akamoteri keza ahantu bita kuri Banana Village Motel urazi nagwazi iyo ugeze ikabuga ku makamyo hari agahanda kazamuka aho ngaho ni hafi cyane rwose umumotari wese wahita bazutingeza kuri Banana Village Motel yahita akugeza muri kabuga se hameze hati haba inkoko haba ifiriti haba amashambure ni heza uzi ubusitani buhari ni heza cyane ushatse no kurara twarara kurara byo ntabwo byakunda ariko urase muri weekend ariko mfite umwanya urabinyemereye sure wow nta wundi muntu nkunda nka Prince of Venus ushatse kubizana nawe nakongera ko umuvandimwe wawe ndigusubiriremo nikaramuka kaguteye inda ntuzagaruka mwinzu ninza gukwandirizo uzayinyina ntabwo ni papa ntabwo uri mama umenye yuko uri musaza wanjye bu Amen abasuye nishimye nanyakiriye neza pe ndabona amasaha rero ageze kugira ngo ntaye nanjye njye mu rugo ngira utuntu nkora urabizi umuntu w'umusire batera urabizi nawe mu rugo bari uturimo cy'utuntu two gukora nyine urakoze kuba wishimye natwe ni ibyishimo kuri twe gusa nyine iyo uvuze ngo uratashye okay anyway nta kibazo nyine gusa merci beaucoup anebye gutaha twishimye ariko bya bintu nakubwiye uzagenda ubitekerezeho ego nta kibazo ubitekerezeho uzabifatira umwanzuro nta kibazo ubwo mu minsi iri imbere nyine byaguhamagara numve niba hari icyo niba warabonye igisubizo nta kibazo rwose ndabitekereza Fiona ndabona sinzi ibyo yagiyemo cyangwa ari uturimo ugiye muraza ko munsezerera ndamukubwira nta kibazo n'umutwaro n'abandi bose okay merci beaucoup bo sawa reka ngende reka nkure ndirimbo nta kibazo okay merci okay ya Bombe na Fiona urihangana nyine mpamvu nari mbakuye mu kazi nuko nari mbakeneye mu byo mwari murimo nezere ko ntacyo byangije nta kibazo rwose ya impamvu rero nari mbahamagaye ni ikibazo cy'urugo ndimo ndareba muri iyi minsi harimo impinduka zikomeye cyane iyo ndebye mukuru wawe igihe tumaranye aho atangiriye kujya ku ishuri ubona ko yahindutse biteye ubwoba mukuru wawe Sheri ntabwo byari byoroshye kubera iki ndishimye cyane naramukumbuye cyane ntabwo wandusha nari mukumbuye birenze urugero ntabwo wandusha uvugije ukuri byari bimeze neza byari bimeze neza gusa njya wogosha ubwanwa wabaye umusiramu bwanwa ndabwogosha nyine ni bimwe by'i Kigali wageze i Kigali none nawe utangiye kwigira umunyakigali agasheri ntabwo uzi ko ugiye burya azaza zigiye mbese sheri none se twaje duhita tujya mu byacu ntitwibagirwa no kuganira mu cyaro hameze hate sisita wawe musaza wawe bameze bati baraho bameze neza zere ko n'ibishyimbo byeze nko mu kwa 12 gashiki kanjye ujya ukabona naramubonye ariko urabizi ko tutakundana
Tuzi ko mudakunda ariko naramusobanuriye mubwira ko ngiye kumukunda nta nakureka. Izundi kubera dufite na gahunda yo kubana. Kubera icyanyanga? Sheri ibyo ngibyo icyo nzi cyo azagera gukunde. Azagera gukunde nzabimwumvisha. Arasa neza. Thank you. Anshimisha nishimye pe. Sheri. Kigali nta muntu wakubona. Nta muntu wantwara isubwo yaba ntwara. Izo nzozi zinaje nabyuka ngatokesha. Uravugisha ukuri? Nukuri. Sinsanze barabikoze. Ashiri ntabwo nabikora isubwo kuko n'ukuntu mukunda urumva nakora icyo kintu. Cyo nyizera sheri. Nizere ko nawe mu cyaro utanu. Nta busore nabonaga bwigirisha bwikatisa ukuntu. Ese ariko nubwo usigaye usa. Ese ninde wakugeza gutyo? Sheri nta cyangwa ufite ikigore cyakumwe. Oya nuko ari Kigali nyine amazi y'Kigali urahita mera neza. Bayi n'umusirimu imisatsi warayikoresheje siko nazize kera ikibazo kubona none nawe warasirimutse mu cyaro hageze umujyi. Siko iterambere nta hantu ritageze. Iterambere ntago riba mu bitekerezo by'umuntu. Usanzwe uri mwiza n'ubundi nta kontu atari kugira. Shimbaza akantu. Ntabwo yigeze unshinga. Komanze. Shirika ndebe umuntu komanze. Ndaje. Hey, hi friends, bite? Hi. Amakuru yawe? Kuri mu meza. Meze neza? Bakura byutse? Sawa rero. Sheri. Ndumva nenda no kuva. Ndumva nenda kwikubita hasi. None se bimeze gute? Ngujye kwa muganga? Yego. Ndumva ko mutwe umuriro. Nta kigiye kuryama rero kumuhagaze. Sheri. Reka tuzabonana ejo. Basi njyame ndebe ko naruhuka. Ni se president genda nacyo kugusubiza nane kiri. Wambabariye komeze nabi naraye nabi wumve ngo naraye nabi. Hari utunini naguze tw'umutwe ihangane. Ni se kuki utabambwira? None kubwe nama y'iterambere mfite. Yanciranye kandi nabuze uko ngera. Okay, nta kibazo sheri. Ndagukunda kandi. Ntabwo ndishaka wumve ngo narembye pe. Okay, nta kibazo ngagenda uryame nanjye rero nanjye kwihuta basi reka nigende. Bye. Bye. Kunda. Sheri. Sheri ndakomanze. Sheri. Warakomanze. Hari umwana twigana yaraje ngo musobanurire ariko nyine ntabwo nkunda gusa nakureka ngo ngiye gusobanura mbere nzabona nagusobanurira neza humura nta kibazo sheri gatwiryamira ahubwo ndumva ngeze mba mushaka reka twiganirire tureke ibyaba ashaka kubasobanurira uretse hari ikintu kurusha iki ntacyo sheri ni umwana twigana araje ati nsobanurira gashaka ko twiga ngo bya fizike ubusizi isaha najya muri fizike njye nabivamo reka amasaha yanagiye rwose ariko mubwiye ko azaza ejo se ntuzaba watashye nzamubwirisha katwegereje banjye twaganiriye rero numva wananiwe Yewe sheri. Wananiwe reka turyame. Babe, uziko mukumbuye? Ndabizi sheri. Okay. Kugeza akazi kenshi. Ngiye muri douche. Sinongeye gusanga wasinziriye. Oya ntabwo mbasinziriye vuba. Babe, sinongeye gusanga wasinziriye. Umva ndagukumbuye pe mbabarira sinongeye gusanga wasinziriye pe mbabarira. Sibyo? La sheri wa. I'm coming babe.
Babe! 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 Oui, Prince, évitez. M'appelle. Bon, Prince, uri bikagamo ndetse dufitanye. Mbabarire ntuzayishe. Mbabarire isaha n'undi n'indi nta kizahindukaho. Umva sawa rero naheje. nagutembereje umujyi wose si wabonye Kigali ni heza usiko bajyaga nyine bavuga i Kigali nkuba nyine ni ahantu umuntu wari wese atapfa kugera ariko nabonye mbona ni heza cyane. wabonye bya bizu birebire ya nabibonye ibimodoka byinshi uziko hari byagendaga nkagira ngo bigiye nabonaga watinye ushaka kwambuka gufata nari nzi ko birangwa buriya nanjye nkigera inaha byabanje kungora ariko nageze aho ndabimenyera buriya ahantu hose ndahazi gutekereza ukuntu ugiye kunsiga ugasubira ugataha ugasubira mu cyaro bumva nsigaranye agahinda nishishire nabigenza gute sisi turabizi ni yaratunaniye ntabwo ajya yicara mu rugo ntabwo rero nasiga murumuna wanjye wenyine ngo nse dutindane kandi urabizi ko njye nawe tutabana nyine nzajya nzamusure nzajya nzunsure kugeza igihe nyine tuzatangira kubana ya wenda nabo hari ukundi kuntu bizaba byaragenze ukuntu nsigara mfite irungu nsigara mfite irungu ushira utambeshye ntabwo uca inyuma aya ntabwo muca inyuma sinanabikora ariko umuntu wakomanze igihe n'ubu ntabwo ndi kwibaza ko ari umuntu mwigana n'umuntu twigana sheri ntubigire rwose ibintu birebire ntabwo ari ibintu bikaze urumva jya unyizera ariko jya unyizera ntabwo nahindutse buriya rero hari ikintu nari ndimo ntekereza buriya ndavuga igihe twaba tubana numva musaza wawe twamuzana inaha akaza inaha tukamushakira ibintu akora wenda tukamushyira no mu ishuri akiga nubwo yakiga imyuga nta kibazo nsigaye mbona abantu biga imyuga bikagira amafaranga se uzayakura he amafaranga nzayashaka uko byagenda kose ngiye kurangiza kandi ndateganya ko nshobora guhita mbona akazi mbona akazi ndakeka bizagenda neza nta kibazo wabonye n'aba mu nzu nziza se nta kibazo natugira n'ibiraka nta kibazo ese shira ukivuga inzu hari ikintu nshaka kukubaza iyi nzu ni iyawe cyangwa ni umuntu wayigutije oya ino nzu niyo nkodesha niyo mbamo gusa amafaranga yishyuriye uyikura heza sinakubwiye ko tugira ibiraka se tugira ibiraka umuntu agenda abona turaka akishyura inzu nta kibazo ukanarya ukananywa nta kibazo ndumva nta kibazo kirimo ese shira ukora iki ko nzi ko uri umunyeshuri nyine hanyuzamo uturaka umuntu agenda atera uturaka ntacyo reka ibyo tubireke nyine ubuzima bw'i Kigali niko buba bumeze ahubwo oya banza umbwire hari ukuntu njya numva radiyo nkumva ngo abantu b'abasireye cyangwa nawe wahuye n'abo basireye nabo bakaba rero baguhaye ino nzu bakaba rero baguhaye ino nzu si ibyo by'abasireye bose basireye nawe urehe nabo oya ntabyo kugabanyijwe ijwi se gute uretse nuzi Kigali uzabibona ahubwo ndibaza ukuntu ngiye kuguherekeza ngiye gusigara njyenyine irungu nari maze kukumenyera ngo jeri ibi ni icyo wasize ku munwa ariko icyaro koko uzi ko kivamo n'ikikuvemo babarirure wabisize urabitotobe kuzi ukuntu umeze Sheri, ¿qué piensas?
ariko se byagenze bite? Mbabarira Sheri, ikibazo gihari ni iki? Sheri njyewe Sheri iki? iri kunsetse ariko se kusigaye warahindutse ako mpinduka iki? Niba uri umuntu reba ukunganira ingano yawe urariye twaganiriye ngusize amasegonda tugeze mu 10 bazi usanga wasinziriye. Ese ubona ndi igiti? Umugabo utazi kuzuza inshingano z'urugo. Nakujya ngo ntongeye kunkura nako uri kunyumva. Ishuri buraricitse uriyizira. Sheri Imana umaze kumfata bugwate ikintu wamaye none bikutaniye nuko bagiye kwiga imibare Imana we iburira stress ntabwo babyumva. Utinya imibare? Umva ndayanga ahubwo sino kwitinya gusa. Umva sinzi nyine irakomera mukuntu. Buriya rero njyewe kera nkinga nakundaga imibare. Uyu muhanda. Usanze rero ngiye guteka urabona ko mfite n'akabiri turabona ko nayo ngiye gucana imbabura. Ariko ntacyo raye. Rero ngiye gufasha guteka. Uramfasha guteka. Ngiye guteka iki? Turateka inyama. Tugiye kugenda duhaye inyama arizo duteka. Ubundi tuze kugira umwanya wo kwishima. Afashije dukamubaza uko nsigaye no mfite ubwoba. Ubwoba bw'ikishero. Uyu munsi uzanterenda uzi ibintu mukuru wanjye yankorera. Yahita nyohereza mu cyaro kandi noneho papa uzi ngo yankorera iki? Yampamba ndi muzima. Gutera inda. Mbabarira ndakwinginze nta mwanya mfite wo kubana nawe. Umwanya se ufitanye nande? Niba nawe mbona mu ngenda ukubonera ute nk'umugore wawe? Ko se arakumva ntageze. Banahashyura bize. Nakujye ntongeye kunkoraho. Ninakora ndakora kuri nde. Ujye nukore ku biti cyangwa ukore mu buriri. Simba nabonye kugeramo gosinzira. Ntabwo barabona ko. Ikosa twakoze nuko wagiye ku ishuri. Akiri hejuru. Ko ugiye ku ishuri wahindutse burundu. Nshimye ko nahindutse ko nawe ko nagiye ku ishuri. Wose wahinduwe ni iki? Rimwe kabiri gatatu kare gatanu. Nkubyawe ntusinzira ngasanga wawe. Urabeshya gute tudatera inda kandi tutajya twikingira. Ntago ntera inda nubwo tutikingira. Burana papa wanjye ntago yateraga. Shiri waje. Ko nkubeshya. Reka ntago natera inda ahubwo. Shiri waje nkuraho urwenya rwawe ariko. Nakuvuga ngo buriya nigeze njya kwa muganga. Bambwira ko ntabyara ntatera inda. Se nagutera inda gusa aya. None siko tutajya twikingira. Umura rwose ntanda nzagutera. Nago ndageze igihe cyo gutera inda. Reba ariko umva ukuntu mba natorotse ishuri. Byari biryoshye uriya mugabo yaranzengereje. Ibaze nyine ku araza ananiwe nkamubwira ndamukeneye akabyanga agahita agira utaka. Wowe ndahari ntuzanye. Seka ibiki? Shashiro wasetsa ariko. Bashirira amenyo ndekora. Nkumbuye kukubona useka ariko. Wamaze. Abo usekera barahari. None se kuki umenyana n'abantu nka bariya? Ahubwo nakabaza icyatumye ushakana nawe cyangwa no kubera iriya ndafite. Não,
Ewa, bimeze bite se man? Sha bimeze bon. Turabonye byatanga. Iminsi myinshi. Myinshi cyane. Sinzi ba wakwamiye mani so utajya utembera ngo nagere. Mani, je nukugenda ngakwama ariko nta nibirenze tu. Mani bakubona utwika mani ibintu byose. Akase gutwika twaye kimani. Twaye kimani. Wifunze kabisa ibya. Akuranze tu dante. Uzi kuva kera. Mani nimanukira cyane mani. Aba watwitse. Nta birenze mani. None se mani yo higi wanyu kwa bitikanga byifashe bite? Bitikanga rero. Ntabwo jemerukayo mani. Kubera iki? Kubera induru zawe rero ngewe nta nubwo nyakumbura kabisa. Aba rwaserera mba numva ngewe umutwe watakaye mani. Abo bitikanga mani abari idage si Dage gute se kandi mani? Asubona hari umugabo. Rero rwose bita. Ndetse nashoboye gute mani? Reba mara nakirwa kuba umugabo wanyu. Bose wabwira umugabo uri muri bitikanga ni base. Kubera iki se mani? Sobona shoye mani. Aya mani. Ni inshuti yawe ariko nyine y'ibidage cy'umugira ngo aya nta byidage umva se aho kugira ngo tunasererera ma urumva nta nambu kabisa reka tubireke tubisubikire aho ngaho aho mani ujye umugira inama ubasore ko mani uzamugira inama narwi mani byari biryoshye uriya mugabo yaranzengereje ibaze nyine kubona araza ananiwe nkamubwira ndamukeneye akabyanga agahita agira utaka wowe ndahari ntuzanye ikibazo cy'ubwira wowe gusa menya afite undi mugore ku ruhande nanjye ndishakira ari guhinkorera neza niyo mpamvu nzajya mbigukorera wowe gusa uko ubyifuza na bya bindi byose biganabikunda nukuri cyane nanjye ndabona buriya rero wajyaga uzana nawe nkakubona nkabura aho nahera nkuvugisha ngize amahirwe nkumva uramvugishije nawe ubwira reka cyari utikanga kiba gipacapasha njye iyo umuvuze reka ntekereza ibindi urasa umugore nkawe nyine yajya kumukubiriza koko bikavamo ibintu maze ari n'umunsi twabikoze biramunanira amubwiye arangije vuba noneho ndamubwira ngo ndacyamukenera ngo reka atipfira arahubwo reka nta kandi karande yashyira umugabo uvuga gutyo nta ushaka umuriro yamfutse rwose ariko nitwe twajya tumuvuga mu gihe turi kumwe ese twaba tumuvugaho iki ko ari we kudutesha umwanya gusa kuko iyo mutekereje mu mutwe sinzi kumita bimera haba murashatse yatwibwira nishimiye ndi kumwe nawe reka njye ntabwo namera nk'abitikanye none se kuki umenyana n'abantu nka bariya ahubwo nakubaza icyatumye ushakana nawe cyangwa ni ukubera iriya ndafite nyine hari ibyo umuntu aba ari gupanga nawe mwabona kubera udafite mu nda reka njye ubona ibintu ni fresh ariko nanjye maze nawe bikora neza ariko rero uriya utikanga naramukundaga niwe nahuye nawe bwa mbere ariko haravuze ngo nujye ku ruhande noneho ndi kumva ni insazi humura niba nyine yarakwiciye gahunda njye nzaza gukemura zose nzajya mbikora hari ukuntu abagabo mujya muganira mukabivuga ntuzamve urumva rwose sinaba niraburije ntabwo nsenyeye kandi ni papa w'abana banjye kamari karame iminsi myinshi yibusha sigaye gushaka nkakura uya telefone yanjye ibaho ndahari pe kamari karame ntabwo ari neza uya nta muntu uhari nkanjye siko amezi agiye kwanga utaboneka no mu itsinda nta mugoroba n'umubonekamo shareka nkubwire madamu uzi ibanga nicyo nibagiwe ubu ngubu umeze neza nta siteresi mu mutwe ubwo rero umugabo wanjye urabizi twashakanye ari agasumosumo ari gatoya nyine urabyumva none yarabyibushye kumva mu cyumba bya shane ibintu mu cyumba byanga ubu kimeze nka mbere abwira umugabo ati bishye nyine umutambuka nawe bakavuga ati dore uyu mugore azi gufata umugabo we neza oya kereka mu nzira muri kuko wakishimye kereka mu nzira muri kugenda ariko narabikemuye uzi nabonye akana gato nabonye akana gato wongere wowe gato byumva keza wongere ngo ke kamari ntabwo ibyo bintu ari byiza usigaye umuca inyuma koko umva mada iyo urenze
kandi iyo uryoshye uba uryoshye niyo ugenda urabyumva. Kamari uriya mugabo wamushatse umukunda cyane ko umutima ashaka wambwiraga ko ari neza pe. Uzi ko ukiri umwana ntabwo wafataga no kuvuga ngo ugiye kumuca inyuma. Uzabyumva washigeze mu rwawe. Abagore nkamwe njyewe ubwo simbakunda. Ni ukuvuga ngo niba mbere yabikoraga ukanyurwa ubu ukabona hari icyahindutse kubera kibuse nako kana kandi nako nuko muhararanye niyo mpamvu numva kubikora ukumva ko ari neza. Ngesha n'ibitangiye kumumbuza rwose turashwana kuko ndagakunda. Ntabwo twafite byinshi ko twumvikana ibyo ntabwo twabipfa ahubwo twareba kitagenda neza kitagenze neza ko uwo mugabo kigahinduka neza ko namugaga ajya gukora siporo akabyanga. Erego ugomba kugiramo uruhare. Kamari ako siko ndi abana bindi cyane usiko gende kukureba negera n'abana masiko yose kigwaye muri byo kujyanga uzikandi twabuze cyo kurya ako bivuga man nanjye ngo byarahenze ngo byagenze gute kumbe ni gute usigaye ubyirire wenyine natikanga rero kuranga impamvu mubaza gutikanga buri munsi ni ukwezi burage zawe. Aye na brag wa ejo wundi n'ubundi baje uruzingo reba kumusigaye ngana urabeshya waragiye urabyibuye uko byameze byose bisanga. Hari ukuntu yambwiye ngo ariko Emi yaguhaye ibiki kandi uramungu ngo ntabwo mwizera umugabo uramungu nuko yiganirira ari umwana mwiza byinshi ariko yo natikanga muradufite kabisa. Aya kabisa je ntabwo amugomba kuba kujya urugo murunguru wenda bagara ko ibyo kurya ntabwo byabura kubura kabisa wabaye reka mugeze no mu nawe ujye wambaye turafere kandi maze nk'inzoga ziri kuririmba kuri no mu cyumba biba byo ubundi siporo yo mu cyumba niyo ya mbere eka siporo yo mu cyumba ntabwo byakuzibeye musinga ubaye rwose asa ukuntu mungana urazi ucamo neza nawe ndamwizeye utikanga yese naje kumureba njyewe twari dufite gahunda ariko sinzi ukuntu bimeze ariko hari ahantu yagiye ariko bagiye kuza ahubwo sisha ndabiye bitabika wowe ko mbona umva uragiye waje bari ntabwo nzi ibyo baba bashaka kuvuga mwana nawe yayivuga ariko maze ubwo ugiye gutereta bigenda uti ngo ntabwo nzaba mbitekerezaho haracyari kare ariko se nyine ujye mu mbere we n'utikanga buriya twiciye ku ruhande ntarucamo neza ko hari ukuntu niba rutika umukomere cyane wewe hano bazapfa umukomere cyane mukomere rutikane ndabona inshuti zanjye zagusuye n'ahari tuba twabasuye nyine turebe uko mumeze tunaganire nyine mwakoze umeze neza nawe mwasanze ntahari no kwihangana akazi kaba kambanye kenshi ndabona uje witwaje n'impapuro banza sinzi ibyo waje kubaza ibyo ari byo nari nabonye akarakara ni akarakara nabonye nyine kwegeza ariko mbe ntabwo nicara nananiwe siko nibagiwe kubakira ariko nta kintu bitwaye nta birenze kubakiriza iki urananiwe se kandi ukatushaka bye naje gukeneye numvaga hari n'akaraka agiye nagira ngo tuganire wowe nshaka ko tuzajya aho sinzi kabisa ndananiwe mbabarira njye kuruhuka ariko niho bari baje kureba ni ukuri ndananiwe ndananiwe ntabwo ndiboneke niba barihangana bazagaruka barihangana rwose murambohora sibyo murambohora ntakundi tugara baganiriza njyewe ndagiye rwose nta kibazo ariko se kamari muri kera najyaga mbona umugabo wawe yinjira mu muryango habona ugiye kumusuhuza ukamuhobera ukamwiyegaho urabona aje ananiwe so yihorere ariko mureke akasarananiwe basi nta nubwo namukurikiye ngo ugiye ko no kumukubura ni muri inkweto cyangwa se n'imyenda yirirwanye n'iki nabyivuga azi ko turi ari kumwe natwe nyine ubwo tuzi ko turi hano arabyikorera ntari reka mujye kubashakira icyumba cyiza muranyeshye jewe se ubundi uretse ibintu by'imibirizi na kore na za supaguru nibyo nawe ibindi byose imihogo iba yakabonye akamirika kose ndarabana nta kibazo zana kabisa icyaka cyakemereye nawe wajya ngo kurongora ngo kujya
Isoni uzakumviriza mu rugo rwawe. Nasi ibibazo bya kurenza kandi umeze gute? Umugabo we rwose amagorwa y'umugabo asa nk'amabere yiwe. Nanjye biba byandenze. Emi, yose kayicara hano nyine cyangwa tujye mu nzu. Tujye mu nzu. Tujyana nta kibazo. Joy we. Ahambwira rero uyu munsi byagenze bite ku ishuri? Byagenze neza. Nta kibazo. Amasomo yagenze neza nta kibazo. Sha, ndabona rero ndabona nayo aho mwaka wayitsinze cyane. Nta kibazo rwose. Iyo ejo wabonye angahe? Wanyatanu ko yatanu. Wow, ko bitangahe. Azana kare ko nawe ujye umusirimu kubite neza. Sijya 5 kuri 5 uratsinze neza. Ni byiza cyane. Noneho ejo uzakugura ikibiswi kinini byatari kirenze cya kinini nakuguriye ejo. Joy rero ndumva rero kubera imirimo yahanigiye kuyazanye ciraza ko bakakiri gatoya. Sibyo kandi ugomba kuba umukobwa w'inkumi bakazakuzanira nk'ijana hano mu rugo. None se ndumva ngiye kuzana umugore. Kubera igize umugore azaza gufasha uturimo akakuhagira akakumesera sibyo? Aza gukubita kubera igize. Reka nzaza ndi mu mama kugira ngo ajye gufata neza kubere mama sibyo? Hana gufata neza reka ndagukunda nk'umukobwa wanjye sibyo? Ngaho fatika rero ujye kuyibika ubundi ze kuza tutegura meza turye sibyo? Ngaho genda. Ko naho mukanya sibyo? Ngaho genda. Jackie gira hino tuvugane. Abo kubura byo. Urize ko mbona wayikesheje wagira ngo nduko umwera. Uko narindi tati. Wicaye aho ngaho turatugeze. Kaje ikaze ka anyitana impande kaguma kagira kanyitegereza. Utishimye kandi uri kumwe na papa. Utishimye kandi uri kumwe na papa. Yewe. Bimeze bite se? Neza. Imirimo yo mu rugo sibageze he? Twayimenyereye. Ntabwo ndigire no kwihangana. Ese nyine ko mu mwanya adahari ngomba kwihangana. Impamvu ndari nguhamagaye nawe ntabwo ari ibintu bihambaye. Ndabonaga kaje uburyo kicaye hano kigunze ndavuga rero. Ariko nanjye bituma biba ngombwa ko noza igitekerezo cyanjye. Urabona ko mu mwanya ntawe uhari maze igihe ntawe uhari. Maze imyaka myinshi cyane twibandira gutya. Ariko nitegereza ka Joy mbona hari icyo kaba karabura ndi mubyeyi wo kukitaho byibura kakamenya. Nagira ngo mbamenyeshe rwose ndumva ari cyo giye kugira ngo menaza ndi mugore. Muri murabyumva gute? Papa azaza nkubita. Oya ntabwo yakubita neza yakubita kuzi waguhoreye. Ndumva ibintu byo kuzana undi mudamu. Ndumva rwose sinzi wenda uko wabitekerejeho. Ko byagenda kose kuba akazi kariho n'ubundi kuba umudamu azaza ntabwo azaza aje aba umukozi mugaza aba ari umudamu wawe. Akazi kacu karatureba. Umudamu nta kazi azaba agira. Oya nta kandi kazi kuko cyo ngomba kumuzana no kugira ngo yite ku bana banjye. Nta mpamvu zo kugira ngo abana babura abo bitaho. Kajo irabona ko uyu munsi wiriwe mu rugo byibura kakarabye kawakameseye wagasize urabona ko noneho kameze neza ariko ubundi iyo kwitegereje ubona ko gafite kabura ikintu
shaka rero umubyeyi byibura wo kugaha urukundo akakaba hafi niyo mpamvu nabitekereje papa Joy uri kubyumva bashaka kutuzanira undi mama urumva ari byo nakundi reka tubyemere wumva rero Joy yarakuze rega nibyo nakubwiraga atakora ahangaha arata umukobwa wanjye urakoze ububizi none se sawa ndibaza ko iminsi ishize ari myinshi umaze kumenyera yego abana urabona bimeze bitese sha nta kibazo rero nkubwije ukuri nkunda abana banjye rwose umbabarire ibintu byose bazakubanira neza nk'umubyeyi kandi zira ko mu gihe gitoya maze nta kibazo na gitoya nabanje kubaganiriza mbagisha inama barabinyemerera ariko ndizera ko muri iki gihe nta kibazo ugomba kubafata neza Joy ukamwitaho kubishoboka byose ukamuba hafi ndetse n'icyo akenera ukamutabariza hafi Jackie ni umukobwa w'inkumi igihe agezemo nawe ni igihe cyo guteretwa ugomba kumuha liberite ukanamugira inama nka mama we ubwo rero nizere ko ibintu bizagenda neza sibyo yego ejo rero ndashaka no kuguha amafaranga rega n'imisatsi ukayihindura ukajya muri salo ugatungana nyine nk'umugore w'umugabo si byose sheri urakoze se ko mbona utishimye byagenze bite nko kwibaza ibiki kumva fantazi mbangamiye ntabyo ushaka kunywa se oya sigaye numva ntameze neza iyo nzinywe uratwite kumenya sinzi cyangwa ashaka hageze kumenya simbizi okay ntacyo ariko bireke niba wabihaze nta kibazo umva ntacyo icyo ukubura ku idirishya ryanjye uko ndyamye ubona izi saha abantu batakiryamye uraryamye ndi mu kazi uncishe mu menyo nta soni umva uretse unyumve ako gasuzuguro kandi ko gatuma utumva nta soni iyo nkubwira ngo ndaryamye nyine ujye gukubura iriya cyangwa inyuma y'ibipangu nyuma y'ibipangu kwande ni mu rugo hariya hanze aho n'abahungu bakureba bakagutoreta bakagukura hano urarambiranye ndarambiranye mu rugo kwa urarambiranye pe ubwo wowe iyo ubona ungana gutyo ukiri hano nta soni uba ufite reba ukuntu usigaye ungana none utangiye kumbwira ko ndambiranye mu rugo kwa papa nanjye nashatse umugabo iyo ugomba gukora ibyo abandi bakora reka nikorere ugomba kugerageza uburyo kibona umuhungu ugukunda waje hano uje kudufasha none byarakunaniye imisatsi papa yagiye mu kazi azi neza ko uri gukora akazi ko mu rugo warangiza kose nkagakora ukanavuga ngo kukubuza kuryama reka nikorere umva nzabirukana uzagira ute wowe na kariya karumuna kawe uzagira ute ntabwo mbashakamo hano Joy akiri bitya gasheri uryoherwe ko warakaye Joy gasheri bakugaburiye turukarero none se irire rero isosi iri muri bwoko irire wiki bareka umwana akirira nakira nawe rye ibintu bisa umuhondo ahubwo wowe birye ibintu washyize hano naso namenye ibiryo wabiriye wowe n'inkari utabimenaho wasanze twarakushishwe n'ibi n'ibiryo ufata n'umuntu wanjye ukamugaburira ibi rero muzahave murandambiye tuzahave tuve iwacu cyane ufite iwanyu wafuza hano ni iwanjye ariko ufite iwanyu natwe ni iwanjye n'umugabo wanjye ariko wa mubyeyi we ugira umutima inkari si ibiryo si ibiryo nyine birye ariko ni ka cyayi inkari ni ka cyayi hereza muri umuna wawe inkari ni ka cyayi arenzeho ariko ubu mubyeyi uri igiki uzi ko byonyine nubwo yaba ari umwana waturabuye ku muhanda uretse kuba papa agutunze papa akaba agutunze nubwo yaba ari umwana waturabuye ku muhanda ntabwo wamuresha wari wabona ikize iyi ni imirabyo inkuba ntizirakubiye ndavuze ngo papa wanyu azamenya ko mbagaburira inkari nzabica iyi ni imirabyo inkuba ntizirakubiye ku mwana ko wigungira hano bita byawe byagenze bite
Jackie, cyagenze bite kumpunze? Papa, ndagukunda. Ndabizi rwose mwana. Ariko se kubera iki? Mbere waduhaga umwanya tukaganira. Turi twenyine nta kibazo twari dufite nk'ibyo dusigaye dufite. None hari ikibazo mwahuye nabyo ko mwambwiye ko mu rugo mumeze neza nta kibazo? Papa nta nubwo byoroshye ahubwo. Kubera iki byagenze bite? Wagiye kuzana uriya mudamu tubanza kubyanga. Sange byahiye. Sheri. Oui. Ugiye ko mbona wambaye neza none. Ngiye mu kazi. Akazi kawe kozi ko nta kazi ugira watangiye akazi. None se kubyukira hano mu rugo nta kintu uri gukora nzaguma hano nicwa n'inzara. None se akazi ugiyemo nakahe? Hari umuntu umamagaye aranga ngo ngende murebe ampa amafaranga nyine. Amafaranga noneho y'iki? Nyine dushobora yo guhaha tukishyura. Ukora iki se? Araba yaguhereye iki? Nyine mbese sheri ni wa mugabo tugeze kuvuga nawe nje nawe reba kuntu ibintu bimeze. Basi ngaho ngwino wicare hano, ngwino wicare hano tubanza tugire. Kuzi ko ngutereta tutigeze dukena. Kuzi ko naguteretse mfite amafaranga ahagije. Yego. Ubu noneho bigezeho gushanga abandi bagabo kugira ngo kunde ungaburire. None se sheri ngiye ndi kubona reba tumaze iminsi 2 tutarya. None uri kwifata mu gahanga ntumva neza neza isiguyeho bikambabaza. Ngiye gushakisha uburyo ki twabona ibyo kurya tukishyura n'inzu. Reba tumaze amezi hafi 3 tutishyura inzu. Urukumva batazaduterera hejuru. Kandi uyu muntu mpamagaye ngiye kugenda arama amafaranga 150. Murahurira hehe? Kinamba. Muri bwa buzu bwaho nyine bwa bundi. Ahubwo reka nkoreka ikintu kizi inama nziza. Yego. Icyo kigabo kiguhamagaye. Reka tugikure amafaranga azadutunga umwaka wose. Ndetse tugikuremo n'amafaranga yo kwishyura inzu. Byashoboka. Kandi shafite amafaranga menshi. We gihamagare. Ukibwire kigusange mu rugo. Nubundi kirashaka kuguhehetaho. Nikigusanga hano. Ibindi bikurikira bindekere. Kiraza kikwikoreshwaho gishaka kwikoreshwaho dore noneho wagiye usiga. Ese ubundi ko yo turi kumwe mo ntabona ututuntu wadukoze gutya. N'urugabo ugiye kureba ibindi bigaba kari ko bigenjeje. Akushe ntubizi. Iyo turi kumwe kutabikora. Nese dutembereye simbikora. Nyine ubugira ngo bagende bakureba niyo mpamvu hari igihe mbona ugenda binyongaho. Uya ni no kugira ngo nyine abashe kuma amafaranga. None ubwo nimbare ni 150. Ntacyo muhamagare nanjye ndaza kuba ndaha hafi. Nimbona atangiye gufungura akangaka gatoya atangiye kwikoreshwa hariya ndani mu bihaza byanjye ndahita mugwa gituma arayaduha pe. Akuzi ko ari byo. Arayaduha. Dufite n'amafaranga menshi. Arayaduha muhamagare. Ibyo bintu uvuze nibyo. Nawe ngo ugiye ku kazi kahese nyine ko wari ugiye. Kumva nari kukubwira. Ntacyo nyine nabyo biradufasha. Imana nibishaka nyine nose nabigenza gute nyine ko yewe. Kamuhamagara. Ngezaho kwicururiza umugore kugira ngo ninjize. Mbega isi we. Gusa nyine ngo ni konse zo nkevuga ko si nyoko reka nje. Allo. Kwiyeranje ukaza mu rugo kusanzwe uhaza ubundi tukabikora bikarangira. Utarenze tuzi iyo ngiyo mu marogi batwaka ibyangombwa sibyo. Uraje noneho nyine niyo komande bayishyire muri teka uyizane. Ndanywa carbon 7. Turatuma turareba umwana dutuma nta kibazo. Sawa urakoze. Niko ngo asanzwe aza muri urugo rwanjye. Yego sheri yarahaje. Gukora iki?
nta kintu twigeze dukora arega uya wigira amahane abagore shaha abagore umva na wa mugabo hano hirya nyine yaranyuze hano ruguru ku muhanda arambona aravuga ngo azaje kunsuhuza avuga ko muziranye mbega isi ikomeje kunyota nibwo yatwaye nimero zanjye sheri ubuzima nzaburangiza kugeza ryari nibyo ngibyo sha naho bigeze ubuzima bwacu naho bugeze uya reka nkubwire mbona ukuntu wifashe mu gahanga gutya ntiwariye gezaho ngabo kabe tugira mu rugo rwacu turangiza mubara udakora amaraso nishakanye kwa wandaye umugore we uyese umubabarire mubabarire ufite iki ufite amafaranga ndafite miliyoni 5 vuba mfite eshatu ariko urajya ibihumbi 500 yamuhaye agende kubabarira ariko ibi ni biki buriya wagendaye sana kumva wandaye umugore we sana cyari pakuski tubabarira akira nawe ugira vuba sije sinyase cyangwa andika aho rutikane ruswanyi ngegera kusiki dine byugira zana zigira yicarana akajisho narangije ndayicira agacibwa n'amaso fate byawe soma kase nyuma ubusebe aduhaye basigamye oya twamufungisha shatu n'igice turazegukanye sha reba waragiye kunsambana sha byaryoshye rero muvandimwe umeze hano tumaze iminsi tutaganira sinumva ku kazi nabo ko wihugiyeho cyane nuko mbona nihugiyeho umuntu wagiye ku kazi ukaza nyine unaniwe nyine no kuganira biba ari ngombwa none se ko mbona umaze gukura nta muntu uragutereta oya nguki umuntu ugutereta rega urakuze ugomba gushaka inshuti nawe ukajya mu Rwanda reka reka sibyo bintu oya urambeshye shambwira zituvukane biteze ni sawa sheri meze ute ubona muryoshye sheri abayigirishijwe amasoni nakubwira urabona muba mutuje rwose gusa ni byiza ntaribagirwa hari ikintu nshaka kubaganiriza kandi nizere ko muri buze kubyakira neza nabizi ko ejo nibwo twakuye ikiriro cya mushiki wanjye kandi hari abana babiri basize bari abana rero nabonye ko gukomeza ko baguma mu rugo kwabo bakibana kandi bafite umusaza wabo nta kibazo afite mbona nta kibazo ndavuga ati byibura twaza kubiganira wabinyemerera abantu nabazana bakaza tukabana hano mu rugo sinzi uko mubyumva ariko
ngo ngwiki none se ko numva bigutangaje saba mushiki wanjye oya nta nubwo mbyumva ngo baze kuba hano none se urumva baba hehe mbane nabo hano bitwaye iki kwinza ari nini uya bari abana ni bakuru kubera icyo udashaka uriya mukobwa si mukuru se none se niba namusaza bamaze gukura barakuze nabizi none se ntago bakwira cyo kora amafaranga azajya yishyurwa kuri iriya nzu nimuzajya muyanyeka akaba ari njyewe yakunda ariko we n'amafaranga ko rwahize ayo ngo hari makeya azajya kuri konti yabo azabarengera inyuma kandi uzabubarera none se kubara saba mushiki wanjye none se nujya kumushingira ntago none se mushiki wanjye ntago tuvukana muna nyine ndabyumva iyo nzu nikodeshwa umva twumvikane niba ubyanze noneho shyizeho itegeko nk'umugabo mu rugo bagomba kuza tukabana wabyanga wabyemera ndabyanze ubyanze uri nkande ndabyanze hagenda bagomba kuza tukabana ibindi ntago mbyemera mbe sister humura ihangane kugira ngo wabibonye ko yarakaye ihangane byemere abazane hano mu rugo namara kubazana tuzabafata nabi ku buryo azahita ashaka ahandi hantu abajyana n'umukozi tuzahita tumwirukana bagiye guhinduka abakozi bo mu rugo hano bagomba gukora nini gakora ntuzagire ikintu wongera gukora Sheri. Zo mwari muri hafi? Ya abana ari bazanye rero. Jovi kutaza gusubiza abandi bana yewe. Yewe rero nari mabagejeje. Gafata akantu mu nzu. Na murabesha ho. Mukuru. ubu rero mwaje mwakweduye inda yanyu ibifu byanyu muje kurya ibiryo bya hano mwogatsindwa n'imwana narakoze mwogakubitwa n'inkuba mwambesire umva turi abagore batatu wowe ngwino ko mutinjira ni karibu ubona ubuzima bw'abandi tuzabushobora wowe inzu wagira ngo tubigenze gute ko mama atakiriho nyine tugomba kubwira ngenda nisonzeye rwose ndumva bimeze nabi wagiye ureka ibintu rero by'ubutesi ubyikuremo ahantu nta biryo nta ki abantu n'imijinya gusa ubwo wagiye ugabanya imiti tukamenya